Iri ni itangazo rya NESA ku bufatanye na REB. Tugiye kubasomera imwe mu myanzuro NESA yatangaje by'umwihariko ku kijyanye n'amanota n'igihe azasohokera. Abarimu benshi bamaze gukosora baragarutse. Abasigaye yo ni abari gushyira amanota muri sisiteme barebera hamwe niba koko barakosoye neza cyangwa niba ntawe bibye amanota bakamuhereza atari yo. Ibi byose ugiye kubimenya muri rino tangazo. Ikindi kandi hari impinduka nyinshi zigiye kubaho haba mu burezi ndetse no mu banyeshuri. Ikindi kandi O-level cyangwa se mu wa gatatu bakoze ikizami ariko batazi amanota bazimukiraho, benshi bakomeza kumva ko hari amanota 50, amanota nk'ayari asanzwe, ariko byose byasohowe uyu munsi kuri rino tangazo ryo kuri uyu wa gatanu z'ukwa munani 2025 na NESA ku bufatanye na REB. Abanyeshuri bo mu wa gatandatu bo barabizi neza ko amanota bagomba kuzafatiraho uwatsinze ari amanota 50, naho nubwo wabonye 49.9 ugomba guhita usubira ku ishuri gusibira kugira ngo nawe uzashake amanota 50. Ariko mu wa gatatu bo bakoze ikizami, buri somo rizagenda rifatirwa ku manota 20. Ubwo wabonye amanota 20 mu masomo yose wajya ubona amanota 20 uzajya uba watsinze. Abenshi biza babwira ko bagomba kuzatsindira ku manota 50 mu wa gatatu, ariko mu wa gatatu bafatiye ku manota 50 kubera amasomo menshi baba biga, abanyeshuri bakimuka baba ari imbarwa ndetse wasanga benshi bagunzwe n'icyo kibazo cy'amanota. Ariko mu wa gatandatu impamvu hari 50 uba wiga amasomo makeya wihitiyemo kandi wumva ko ugomba kuba utsinda unafitiye ubushobozi bwo kuba wayidefandamo cyane buri kibazo bakubazamo. Ariko mu wa gatatu uba ukiga amasomo menshi avangavanze kandi ikindi nawe utagizemo ubushake bwo kuba wakiga ngo uyihitiremo. Akaba ariyo mpamvu abiga mu wa gatatu bazajya bafatirwa ku manota 20 muri buri somo nk'uko byari bisanzwe, ariko nabo nibagera muri section bikomeze gutyo batsindira ku manota 50 kugira ngo bimuke bajye mu rindi shuri. Hari amatangazo ndetse n'impinduka zigiye kuba mu burezi ndetse no ku banyeshuri bitewe n'amasomo menshi agiye kongerwa mu burezi mu bigo byose byo mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abarimu bamwe na bamwe bagatangira kugabanyirizwa imishahara bitewe n'uko hari amasomo batatsinze igihe bajyaga gusaba ikizami cyo kwaka akazi, nyine igihe bajya gukora ikizami gisaba akazi muri leta. Ayo masomo wakibaza ngo ni ayahe batatsinze agiye gutuma banasubizwa ku ishuri muri kaminuza bakajya biga nabo abigisha. Bazarangiza umwaka bakora ikizamini cya leta cy'iryo somo bagitsindwa nabwo, noneho bagahita birukanwa mu kazi burundu bakazongera gushaka akazi nk'abandi bose. Ese abanyeshuri bo ni izihe mpinduka zigiye kuba mu burezi? Byose ugiye kubimenya muri kino kiganiro. Njye tugiye kubana ndi Isa, uri kuri Rwanda Room TV, kandi subscribe tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ikintu cya mbere tugiye guheraho turahera ku barimu twihuta kugira ngo tutaza gutinda no mu tundi turimo. Abarimu isomo umwarimu wese wasabye ikizamini gitanga akazi cyangwa se ikizamini cyo gusaba akazi muri leta agatsindwa isomo ry'icyongereza yakoze ibizamini 3 ibindi 2 yabitsinze, ariko icyongereza atagitsinze ku manota fatizo icyo gihe bafatiragaho, umwarimu agiye kugabanyirizwa umushahara w'ibihumbi 80. Ikindi kandi azahita asubira kwiga kaminuza kugira ngo nawe azaze kwigisha amasomo ariko azi ururimi rw'icyongereza, kuko buriya abarimu benshi bigisha muri segonderi nabo usanga icyongereza cyabo, by'umwihariko abarimu bigisha amasayansi, icyongereza cyabo kiba kiri hasi pe, kuko abanyeshuri benshi banigisha usanga nawe ababwira ibintu ariko ugasanga kubisobanura ntabwo yabishobora. Yego hari amagambo menshi amaterime bigisha ugasanga arakomeye ku buryo utamenya ngo ni ibiki, ariko usanga no kuvuga icyongereza rwose aba ari ikibazo. Akaba ariyo mpamvu rero buri mwarimu wese watsinzwe isomo ry'icyongereza muri segonderi agiye guhita asubizwa kwiga by'umwihariko muri kaminuza kugira ngo nawe azajye abasha kuba yakigisha amasomo ariko yumva ururimi rw'icyongereza. Izo ngizo akaba arizo mpinduka zigiye kuba ku ruhande rw'abarimu. Naho ku ruhande rw'abanyeshuri ho hagiye kubamo impinduka nyinshi cyane, ndetse ibintu bishobora no kuzabakomerera ku burenze uko bari babyiteze, kubera ko amanota agiye by'umwihariko kuba azajya amera nk'abuze kuba bajya kwiga muri kaminuza kubera amasomo agiye kongerwamo. Muri segonderi by'umwihariko abiga section bose hari abantu benshi bigaga ariko ugasanga biga amasomo
ugasanga hari ayo biga ariko ntibakore mu kizamini cya leta. Ayo masomo yose bigaga ntibakore mu kizamini cya leta, hafi ya yose bagiye kujya bakora mu kizamini cya leta, by'umwihariko nk'abantu bigaga history, ayo ni amateka, geography, ubumenyi bw'isi ndetse na literature, ubuvanganzo bigaga ku ruhande imibare, ikinyarwanda, icyongereza, igifaransa, ariko ntibabikore mu kizamini cya leta. Ariko ubu ngubu NESE yamaze kwanzura ko iyo mibare igiye kwiyongera kuri ayo masomo atatu, ikinyarwanda bazajya gikora mu kizamini cya leta, icyongereza bagikore mu kizamini cya leta, ariko ubu icyongereza baranagikoze, igifaransa bagikore mu kizamini cya leta, bagiye no kubongeramo irindi somo ryitwa psychology, ndetse no kuri ayo masomo atatu twababwiye hiyongereho andi masomo, hiyongeraga andi masomo nka entrepreneur, by'umwihariko iryo ni isomo ry'ubucuruzi n'uburyo wakihangira business, general studies ni isomo rusange, bakongeraho ngo and communication skills, uburyo ugomba kubanamo n'abantu muri sosiyete. Ayo ngayo akaba ariyo masomo atanu, ariyo history, geography, literature, general study na entrepreneur bakoraga mu kizamini cya leta, ariko hakaba hagiye kwiyongeraho imibare, ikinyarwanda, psychology, igifaransa ndetse n'icyongereza. Amasomo yabo akaba agiye guhita agirwa amasomo 10. Reka ngushimire ko muri kino kiganiro. Niba uri umunyeshuri cyangwa ufite umunyeshuri uzi wamwumvisha ibi ngibi, kuko azabikena, kuko n'ahantu hose bigaga ubwubatsi, hehe mu masection nyine atigaga ayo masomo, bagiye kuzajya bakora isomo ry'icyongereza, amateka na geography na psychology mu kizamini cya leta. Nge twabanye ndi Isa, wari ku Rwanda Rumu TV, kora subscribe.